nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Nagira ngo dukomereze hamwe inyigisho turi kwigira hamwe z'amatorero arindwi ari mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Umwami Yesu Kristo amusanga i Patmosi akamubwira ibyo ari kubona mu matorero arindwi. Nongera kubibutsa ko turimo kwiga umwuka wari uri muri ayo matorero kugira ngo twige twebwe nk'abana b'Imana cyangwa se itorero rya Kristo ry'iki gihe iki umwuka ashaka kutubwira. Niyo mpamvu Yesu Kristo yasubiragamo akavuga ngo ufite amatwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugira hamwe urwandiko rwandikiwe Itorero Ry'Isarudi. Yesu nashimwe. Nagira ngo dusome Bibiliya zacu cyangwa se unege amatwi wumve kuko ndasoma ibyanditswe, cyangwa ukoresha ubuhinga bwa none niba ari telefone yawe cyangwa se usome ukoresheje za mudasobwa. Yesu nashimwe. Turasoma rero mu byahishuwe 3 umurongo wa mbere tugeze kuri 6. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaburi intumbi. Jya amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye mbaha imyenda yera kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina ry'imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Nagira ngo rero dutege amatwi twigire hamwe turebe twumve icyo mwuka wera ari butubwire. Iby'Imana rero iriziho nuko iri torero yari izi ko itorero rihari rifite n'izina rizwi, ndetse n'abantu ari na benshi bajya kuhasengera bagasenga Imana bagakora n'imirimo. Kandi tunibutsa yuko iki gihe itorero ryari riri mu itotezwa kandi n'abantu bazanaga inyigisho zindi cyangwa se bakorosha imyizerere bikurikije abayobozi bahari icyo gihe. Ni ukuvuga ngo itorero ryarimo ryica amahame umwami Yesu Kristo yari yarasize. Niyo mpamvu umwami wacu yari ari maso akaza akongera akavuga akongera. Niyo mpamvu rero umwuka wari uhari wo gukunda itorero ry'Imana n'ubu uracyahari. Niyo mpamvu umwuka wera n'ubu agikosora abantu, n'ubu Imana iracyavuga kugira ngo itorero ryayo rye kwanduza umwenda wayo kugira ngo rizabane n'umwami wacu. Iri torero rero byari bibabaje cyane. Mu yandi matorero yose nagiye nsoma iri ngiri ryankuze ku mutima ryanambabaje. Kubera iki bene data? Birababaje iyo umuntu akubwira ngo ndakureba wowe uzi ko uhari, uzi ko uhumeka, uzi ko ukora, uzi ko ibintu byose ari bizima, nyamara iyo nkurebye nkabona uri intumbi. Ni ibintu bibabaje cyane iyo umuntu akwise intumbi. Ubundi intumbi tuzi ko idahumeka, tuzi ko nta kintu yabasha gukora cyangwa se ngo ivuge cyangwa ngo inarye cyangwa se inyagambure. Birababaje rero ko iri torero ryari riri mu mirimo rikora, ko abantu bahuye kugira ngo baramye Imana, bagira ibintu bakora kugira ngo bazabihemberwe mu ijuru, ndetse rikanireba ko ritunganye rwose, ariko Imana ikarireba ikabona ko ari intumbi. Ariko icyiza nuko hari bamwe ngo batari baranduje imyenda yabo. Biratubwira iki rero muri iki gihe? Biratubwira ngo uyu munsi dukwiriye kuba maso ukareba ko nawe utita kuriho kandi Imana ikureba nk'intumbi. Abantu Imana ireba nk'intumbi ni abantu batakijijwe, ni abantu babazi ngo bari mu nzira z'Imana kandi Imana itabareba. Dukwiriye kuba maso tukavuga ngo Mana ese ndi muzima? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nabambanywe na Kristo ariko si jyewe ukiriho ni Kristo uri muri jye. Iyo bivuze bityo biba binyuranye n'uru rupfu rundi. Impfu dushobora kuziga mu buryo butandukanye cyangwa tuvuge mu bundi bwinshi, ariko hano urupfu turimo kuvuga si urupfu rujyana umuntu rusororo bakamushingura, ariko turavuga urupfu rw'umwuka ku bijyanye n'imirimo Imana ishima. Twibuke ko iri torero Imana itangira kuvuga ngo ivuga ngo nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho. Ni ukuvuga ngo ryarakoraga ariko imirimo ntibarwe ku Mana, ntiyibare nk'iyejejwe, ntiyibare nk'iyo yemera. Kubera iki? Kubera ko imirimo igomba kwemerwa iyo umuntu ari kumwe n'Imana 100%. Haleluya. Bisobanura ngo bizamera nka ya mirimo izaca mu muriro igacika ubusa.
Yesu ashimwe. Niyo mpamvu tugomba kubanza dukorera Imana ariko turi mu bazima mu mwuka, twarakiriye agakiza tuzi ko Imana yatubabariye ibyaha kandi duhora twiyeza ngo imyenda yacu itajya bibizinga, hanyuma dukora imirimo izashimwa n'Imana izatuma twambikwa amakamba y'ubugingo duhabwa, kuko iri torero icyo ryari ribuze ntago byari imirimo. Yesu ashimwe. Uyu munsi ngira ngo nkwibarize imirimo ukora mbere na mbere yo kugira ngo wishime ngo uriho urajya gusenga, wishime ngo uriho urakorera Imana. Ese waba warakira imbabazi z'Imana? Waba warakijijwe? Waba ufite ubugingo muri wewe? Ubugingo ni Yesu Kristo. Nagira ngo uyu munsi rero twe kwirata ngo twavukiye mu madini, twe kwirata ngo turi abana b'ababyeyi basenga cyane. Ibi ngibi nabigereranya n'umuntu ashobora kuvuga ngo nakuriye mu idini, cyangwa se ababyeyi banjye baransengera cyane, nanjye rero kubw'ibyo ndi munsi y'umutaka wabo. Agakiza ni ubuntu, ariko umuntu wese agomba kumenya yuko yahisemo inzira yo kwemera Imana ku giti cye, kugira ngo imirimo yawe izemerwe n'Imana. Imana itakureba nk'intumbi. Rero abantu kenshi bakunda kwishuka, akumva nejejwe no kubona yagiye gusenga ku cyumweru kandi yaraye mu byaha, akumva nejejwe ko pasiteri amuzi kandi ari umunyabyaha, akumva nejejwe ko abantu bamuzi ko asenga, agendana Bibiliya, ko ari umusenzi cyane kandi Imana imureba nk'intumbi. Birababaje cyane. Ibi ngibi byanyukije iyo ugiye kugura nk'imbuto, ukajya mu isoko ukareba imbuto irasa neza hanze, ariko wajya kuyicamo kabiri kugira ngo uyige cyangwa se wayifundura, ufashe icyuma ugasanga mwirabozi. Ibyo bintu birababaje cyane. Icyo ukora ni iki? Wijugunya aho imyanda yagenewe kugira ngo urebe indi nzima. Yesu ashimwe. Ngira ngo nkubaze uyu munsi Imana ikurebyemo imbere, ikubonamo umwana wayo, ikubonamo agakiza. N'iri torero ry'Isarudi, iri torero ryari rifite imirimo, iri torero ryari rizwi rifite n'izina. Ntabwo dukwiriye kwirata amazina yacu cyangwa amazina twahawe n'abantu. Ntabwo dukwiriye kwirata ngo dusengera ahantu runaka. Icyo dukwiriye kwirata nuko Imana yabitureba nk'abantu bazima. Imana ireba umuntu muzima ibimura mu bugingo bwayo. Naho ubundi ubugenda mu misa uri intumbi, ubutanga amaturo uri intumbi, uburirimba uri intumbi. Dukwiriye kwihana tukaba abantu bejejwe, abantu bahagaze. Birababaje rero muri iki gihe ko itorero ry'Isarudi n'ubu rirahari kubera iki bene data? Niyo mpamvu Imana yavuze ngo icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo. Mushobora kuba mugendana n'abantu byitwa ko musenga kandi harimo abantu banduje imyenda yabo, mukaririmbana harimo abanduje imyenda yabo, mukajya gusengera abarwayi harimo abafite imyenda iriho ibizinga. Ariko uyu munsi Imana ishimwe ko amaraso ya Yesu Kristo aracyari kugira ngo atweze. Birashoboka ko nawe waba muri aba bake bafite imyenda itanduye. Mwami Yesu akomeza kuvuga, yaravuze ngo abo ngabo ngo nzabambika imyenda yera, ngo kandi amazina yabo nzayandika mu gitabo cy'ubugingo. Ese waba waributse kwiyandikisha? Ese nawe uri mu bantu bazambara umwambaro wera? Ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Dukwiriye kugira amatwi yumva. Muri Yesaya 6 baravuga ngo bafite amatwi ngo ariko ngo ntibumva, bafite amaso ariko ntibareba. Dukwiriye rero kumva icyo mwuka atubwira. Umwuka atandukanye n'ijwi ry'umuntu, umwuka atandukanye n'ikintu cyose, ariko umwuka yakuvugishije ubimenya ute? Umva umutima wawe urimo gukomanga, ukumva umutima wawe urakubwiye ngo nibyo ihane, ukakubwira ngo yego byemere. Yesu ashimwe. Ukwiriye kurengera andi majwi yose ukumva iby'umwuka akubwira. Haleluya. Buri gihe Imana yagiraga ibyigaya, ibyishimi, ikajya n'inama. Inama rero yagiriye rino torero ry'Isarudi kugira ngo ritamera nk'abafarisayo. Muko abafarisayo niwo usa n'uwari Isarudi. Kuko abafarisayo bagendaga basa neza, bagahabwa amazina. Usomye muri Matayo 23 ushobora kumva neza amakuru y'abafarisayo. Haravuga ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo. Namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntibubakundire. Ubu ni umwuka wo kugenda uri intumbi. Kuko iyo uri intumbi abantu bababona usa neza kandi baba banakuzi, ariko bakavuga ngo hari ahantu sinahajya kuko hari intumbi. Urimo kuzibira abantu kwinjira mu bwami bw'Imana, ugakingira abantu kujya mu murimo w'Imana, ukabakingira kwinjira aho bagomba kuba. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo bameze nk'iki. Ku murongo wa 27 aravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Iyo umuntu ari intumba bafite n'ibihumanya muri we, ntibikwiriye rero ko umuntu agaragara neza, ko akorera Imana, ko azi kuvuga neza, ariko muri we wajya kureba ugasanga
ni intumbi. Haleluya. Hari n'igihe wegera n'umuntu uzamenya utese kuri mu itorero rimwe intumbi, n'igihe umuntu uzajya wumva ikimuvamwo ko ari kibi. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo ikica umuntu si ikimujyamwo ahubwo ni ikimuvamwo. Uzamenya ubutumbi bw'umuntu bihagariye kuki cyangwa mu itorero, mu mirimo igaragara hanze, mu bikorwa ibyaha bikomeje kugwiraho. Hano hari intumbi. Haleluya. Ahari intumbi isazi ziruzura. Haleluya. Ntabwo ikibazo ari ubwinshi cyangwa ubuke, ikibazo ni intumbi zihari. Yesu ashimwe. Iri jambo rirasa n'irikaza ariko nibyo Mwuka arimo aravuga. Bituro by'abafarisayo babisize umweru hanze, ariko wajya kureba ugasanga harimo amagufi imbere. Mu bituro usangamo harimo n'ibihumanya. Ntabwo wajya gukora mu gituro mbere ngo usohoke ntukarabe intoki. Haleluya. Urakaraba ubugira ngo utajyana ibyo bintu bihumanya ngo bihumanye n'abandi. Ni umwuka w'ubufarisayo muri make. Rero uzamenya ute ko warwanya ubutumbi? Ni igihe cyose uzumva ibiva mu muntu. Ntabwo urabona umuntu akuvugisha ugahita usanga bwa bundi nta cyagendaga cyari kimurimo, kubera ko wamwegere byose bigashira mu biganiro, byose bigashira mu bikorwa. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo nta kindi kizabatandukanya n'abandi, ni imbuto muzama. Si uko utwara Bibiliya neza, si nuko uzi kwigisha neza, imbuto uzama nizo zizatuma umuntu amenya ko ufite ubugingo cyangwa uri intumbi igenda. Yesu nashimwe, atubabarire cyane. Igikuru si uko wagaragara neza hanze mwene data, igikuru nuko we wabimenya. Ntibisaba ko pasiteri abisinyira cyangwa se abadiakoni bemeze kuri umukristo, ariko wowe wenyine mu mutima urabizi. Umutima wawe uyu munsi bakubaje ngo Yesu aje wagenda? Ese waba ufite ubugingo cyangwa uri intumbi igenda igakoma amashyi intumbi, ukabyina mu nzu y'Imana uri intumbi? Ibyo byose umwuka wera aduhe kubyumva. Ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Inama rero Yesu Kristo yagiriye rino torero niyihe? Ngo nuko ibuka ibyo wakiriye watorero ry'Isarudiwe, nubwo harimo bake batanduje imyenda yabo. Ibuka ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Aho ni ku murongo wa 3. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Yesu azaza nk'umujura. Umujura ashobora kuza muri mu munsi mukuru akabiba. Umujura ashobora kuza mwasinziriye cyane akabiba. Apfa kuba yabigambiriye ko aje kwiba. Nukuvuga ngo umwami wacu igihe azazira ntabwo tukizi. Icyo twe dusabwa nk'abantu bari Isarudi, niba wariyanduje, niba utariyanduje, niba uri intumbi cyangwa se utari, ariko niba uzi kuri ahantu Isarudi. Haleluya. Mu itorero ririho ariko Imana ireba nkaho ritariho. Bisobanura iki? Ni ukwireba wewe, ukareba ku giti cyawe ukavuga uti umujura Yesu ko yavuze ngo azaza nk'umujura. Ubaje ku manywa ndi muri iyi minsi mikuru yanjyana, ubaje muri iki gihe ibintu bikomeye twajyana, yasanga ntariyanduza ko ndi mu ntumbi. Dukwiriye guhora twiza rero. Inama nkuru ngo nuko ugomba kwibuka. Kugira ngo utiyanduze ugomba kwibuka uriwe. Kugira ngo utiyanduze ugomba kwihana. Ibyo ni ibintu bibiri bijyana n'abantu bari Isarudi, ni ibintu bikurikirana. Buri gihe ujye uvuga uti ko ndi Isarudi, reka nihane. Haleluya. Nitonde kandi nibuke. Kwibuka ni ikintu gikomeye. Kwibuka ibyo wakiriye, ugahora wibuka uti nakiriye umwami Yesu, nicyo kinandukanya narakiriye. Ugafata umwanya ukavuga uti narakiriye, tubigendenemo gute? Icyo gihe Yesu naza muri mu munsi mukuru azakujyana. Yesu naza hari imibabaro azakujyana. Naza wasinzira ari mu gicuku azakujyana. Sinzi igihe tugezemo. Kuri wowe nshobora kuvuga ngo tugeze mu bibazo, oya, kuko abantu ntago bafite ibihe bisa. Hari abantu muri ibi bihe bikomeye aribwo bafite ibisubizo. Hari abantu muri ibi bihe bikomeye aribwo bakijijwe. Hari abantu muri ibi bihe bikomeye aribwo baguye, ntago tubizi. Umuntu wese agomba guhora ari maso kandi akibuka ibyo yakiriye. Icyo twakiriye ni iki? Twakiriye agakiza. Biragusaba rero guhora uri maso, ugahora wibuka. Ibyo nibyo dusabwa twembi. Ni inama z'abantu babiri. Haleluya. Niyo mpamvu Imana ikwibutsa Itorero ry'Isarudi cyakora ufite amazina y'abake batiyanduje. Haleluya. Umutima w'umuntu tugereranya n'umwambaro. Haleluya. Kwibuka amagambo y'Imana. Haleluya. Inama yacu twese rero uyu munsi niki? Nukutanduza imyenda yacu. Kubera iki? Kubera ko Yesu arangiza runo rwandiko yaravuze ngo uwo nguwo nzamwandika mu gitabo cy'urugingo. Mu Bakorinto ba 2 murongo wa 7 haravuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo twasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejejeje rwose kubaha Imana. Haleluya. Mu Bagalatiya 3:27 bakongera akavuga ngo kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambayeho Kristo. Ni umwambaro wacu.
dukwiriye rero icyo dusabwa inama twese turangirijeho uyu munsi, nushaka wibagira ibindi byose navuze, nuko utabaye mu ntumbi ku rusengero uzabana nazo ku kazi, mu rugo zibe zihari. Icyo usabwa ni iki? Ni ukureba ko umwenda wawe utanduye, kuko niko batubwiye ngo twambaye Kristo, ngo kandi twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima. Haleluya. Niyo mpamvu mu Byahishuwe 22:13 aravuga ati ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Haleluya. Ngo hanze y'urwo rurembo hazaba hari iki? Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicaye n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Yesu nashimwe. Inama niyo, nta kindi dusabwa, kuko tugeze mu gihe cy'Itorero Ry'Isarudi, kuko tugeze mu gihe umuntu wese agomba kwireba. Umwambaro wawe sinzi ibizinga biriho, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo Uwiteka guhane Satani, ngo marayika araza aramubwira ngo mwambure iyo myenda yose, uyimwambure. Haleluya. Mwambike imyambaro myiza. Imana irashaka kutwambika umwambaro mushya uyu munsi, kubera ko umwuka tuganirije. Birakwiriye ko wireba ahantu hari ibizinga ugasaba amaraso ya Yesu Kristo, ugafura ibishura byawe, igishura cyawe n'umutima wawe. Uyu munsi urafuramo urugo rwawe, urafuramo abana bawe, urafuramo ibyawe byose, ufuremo ibitekerezo byawe, ufuremo nka kuri umuntu afata umwenda agafura, kugira ngo ubashe kwambara umwambaro wera, ngo twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima. Mu Bakorino 2:7. Yesu adufashe cyane rero. Ibyo umuntu yavuga cyane ku Itorero Ry'Isarudi ni byinshi, ariko uyu munsi Mwuka Wera atugenderere. Ngo ufite amatwi, ndabyizera ko ufite amatwi y'umwuka, hari ikintu Imana ikweretse, kugira ngo nawe ubashe kwibuka ukomeze n'icyo wahawe. Haleluya. Yesu nadufashe cyane. Nagira ngo dusengere hamwe. Ushobora gusaba Umwami Yesu ngo hahirwa abafura ibishura byabo mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana, ni Yesu Kristo. Dusabe Imana idufurire umutima. Sengana nanjye, upfukame, cyangwa se aho uri nta kibazo. Ushobora gusenga uri gutwara imodoka, ushobora gusenga uryamye, hose biremewe. Umwuka arakumva. Imana ireba hiherereye ikugirire neza. Kadusenge. Uwiteka Imana, turaje imbere yawe. Mana, turabizi neza yuko utureba. Uyu munsi abitwa ko bakijijwe ni benshi. Uyu munsi abitwa ko bajya mu nzu y'Imana bafite amazina y'abarokotse ni benshi, ariko Mana wenda urabareba nk'intumbi. Uyu munsi Mana uraza vuba, Maranata. Ndakwingiza twezesha amaraso yawe y'igiciro. Mana unyuhagire. Vuga ngo cya gitondo cyiza, cyagiye uzaza nk'umujura. Mana ushobora kuza ndi mu minsi mikuru ugasanga sinejejwe. Ushobora kuza ndi mu mibabaro ugasanga agahinda kantwaye. Ushobora kuza ndi mu bisubizo byinshi, Mana ugasanga umwenda wanjye uranduye. Ndakwingize kugira ngo unyuhagize amaraso yawe. Uyuhagize mugenzi wanjye. Mana reka nawe akwambare utarakizwa, kwambare nk'umwambaro mwiza, umwambaro musha. Umuhe n'imbaraga zimurinda kugira ngo Satani atamutera ibizinga. Mana Isarudi harimo ngo bamwe ngo bafite amazina atarandura, ngo bonga bambika umwenda wera, ngo bagendane nawe uko babikwiriye, ngo muhamagara amazina yabo. Mana wamaze kuyandika mu gitabo cy'ubugingo, ngo bahamagara imbere ya Data n'imbere y'abamarayika babo. Uyu munsi Mana utwibuke bari kumva buno butumwa ku mugati w'ubugingo, barimo kukumviriza. Utubabarire, utwezesha amaraso yawe, kandi utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami, dushobora kuba twacumuye ejo, uyu munsi Mana utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Niyo mpamvu uvuga ngo dusabe umugati wa buri munsi. Turagusabye agakiza k'uyu munsi Mwami. Urakoze kutubabariye, urakoze kutwejesheje amaraso yawe. Izina ryawe ryubahwe n'iteka ryose. Amen. Yesu aguhe umugisha.